Subscribe. Jay here. Hello there guys, nongeye kugusuhuza nka YouTube channel Jehima. Guys, ntabwo twari duherukanye. Nje kubereka noneho internet nshyashya cyangwa se internet nshyashya kuri simcard ebyiri cyangwa se ku miyoboro ebyiri kuri network ebyiri gusa. Guys, ntabatindi rero nk'ibisanzwe ubwo turasimbukira gato muri Play Store yacu. Niyo tubuze guhita dusimbukiramo. Play Store yacu tumara kuyisimbukiramo dusacinge application bita HX tano ya iryo jambo gusa dusacinge, then nkuko mubibona application yacu ni iya mbere iyi ngiyi. Logo yayo ni iyi ngiyi. Kuyifite numara kuyistaramo izaba open, sakanda install. Kuba atazi gukora install, for example kanzi mbereke nk'indi application runaka. Urugero dufashe nka application ya mbere ugasanga install aba ari aka kajambo. Ndavuga kuri abantu muba mutaramenya gukoresha Play Store cyangwa se muba muri kumenya ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga so ibintu nk'ibyo ngibyo twakomeje tuzajya kureba application yacu ise X tuyifungure. Urabona ndi kwikoresha ariko ndi kwikoresha kuri Mango 4G nkuko mubibona, ndayikoresha kuri Rwanda Mango 4G gusa narinje kubereka kuri Airtel na Mango 4G. Ubwo ni muri make numvise bavuga ngo ni 073 cyangwa se 072. So uvuga ngo muri make ni 073. Ikintu cya mbere ukora uzafata mu network dukeya. Ikintu cya mbere uzakora uzakanda hano kuri update, ahangaha niho uzakanda. Numara kuhakanda izahita yi-updatinga. Ubwo reka ngire stop nikuyeho, then tuzaklikamo hano ubundi tuze dusacinge hano hejuru kuri search network country. Twandikemo rawa gusa uzahita ubona ibihugu bigera muri bitatu gusa. Uzabona mo u Rwanda ni ibihugu bibiri birimo, harimo Rwanda Mango 4G free, hakabamo na Rwanda Airtel free 2025. Ku bakoresha 073 muzakoresha iyi ngiyi Rwanda Airtel free 2025. So guys, noneho ku bakoresha Mango 4G irihuta, ni muhumure irihuta cyane, muzakoresha iyi 4G nyine Mango 4G. Irihuta guys, irihuta igenda neza nta kibazo, enjoy kabisa. Ubundi nurangiza Airtel uzaklikaho nkuko mubibona Airtel. Ubwo ku bakoresha Mango uzakora kuri Mango, abari westaramo urangiza kwistaramo uzakanda start. Tegereze ijyeho, uzategereza hano ijyeho, izabanza kumutuku urwo ruziga, nurangiza kwa kumutuku ruzahita rwaka icyatsi. Hano hejuru uzabona ibaye connected, hano iri guconnectinga kuri UDP. Twongere dukande stop, dukande start. Tegereze gatoya. Tuzategereza network dukureho network, twongere tuyisubizeho turebe. Guys, urabona ko iri gukora byihuse. Network ivuyeho, reka twongere tuyisubizeho. Urabona ko irihuta cyane. So guys, ikibazo cya network ni discussing ni ikibazo cya network, turayikuraho twongere tuyisubizeho. Network zanjye muraza kubyanganira. So reka manze mbereke tujye kuri YouTube ntashizeho VPN turebe ko ifungura
muri make nta bando mfite, muri make nta bando mfite, ngira ngo murabibona ko nta bando mfite, nta bando mfite, ngira ngo murabibona cyane. Turakupa application, tangire tuze tuyijyemo, tugire zifunguke, kandi OK, kandi leta, turangiza dukande start, ijyaho dutegereze turebe. Guys, urabona ko iriho ntabwo yuzuyeho. Ikintu tuzakora tuzahita dusimbukira muri YouTube turebe ko ikora. Guys, ngira ngo murabibona no gukora ku YouTube. Guys, iri kwirukanka ni speed iri hejuru. Reka twirinde bataduha copyright, twirinde kugira ibyo dufungura. Gusa nyine guys, ni ibintu mubona neza ko iriruka cyane, na Airtel nayo 0.3 nayo iriruka cyane, tumva ari ibyo ngibyo guys nari mbafitiye. Ibindi biri mu bubiko turiho turabategurira n'izindi imwe ivaho hajya hindi guys, imwe ivaho hajyaho. Kadusimbukira nko muri Facebook gatoya turebe se Facebook ni ngombwa. Sinzi niba baduha copyright, ariko guys murabona ibintu ni munange biravuduka guys. Reka tujye nko muri video gato turebe. Guys offline guys, murabona network zanjye rero nizo ziri kuzana ibibazo hejuru, zisubiyeho ariko ukanya zari zivuyeho. Sheri, igare ricitse feri. Nidushaka dupfe n'ubundi rero sport igiye kutwicisha agahinda. Sheri, igare ricitse feri. Nidushaka dupfe n'ubundi rero. Guys, ni ngibyo. Turi kumwe n'izindi video z'ubutaha. Turi kumwe, bye bye, ciao.